Yes, twagarutse ni kuri Duhindure TV. Mumeze mute ndabasuhuje aba agent ambassadors, abaterankunga, abafatanyabikorwa ndetse n'abakinnyi b'iyi ngiyi Worship Fighting My Heaven World, intambara yo kuramya. Aka kanya reka turebeho gatoya. Yes, incamake Worship Fighting kuri part 2. Duheruka Rugamba yarari gusoma message yoherejwe na Communication Service Center mu gihe ayihugiyemo arindi yarije iturutse kwa nyirabukwe ije muri telefone ya Kibibi, nawe arimo ayisoma. Naho ngaho twari tugeze bisa naho hari ikintu kije gishyashya kiri kubavana muri modu bari barimo muyibuke. Umwe yarari kwinginga undi nawe ari kumukatira ati ibyo wankoreye ntago byoroshye, reka twikomereze. Aha, Duhindure TV, we make you Kigaliyane. Mu gihe Kibibi ari gusoma, Rugamba barangije nawe gusoma, aramureba ahita mwambura fone ngo nawe arebe, asanga ni nyina warumwandikiye nawe arasoma. Aha, arangije yibuka iby'icyo gitabo ariko ntibabitwereka, ntago babitubwiye. Ahindukirira umukunzi we, sheri wabimenye ute? Kibibi nawe ati ibiki? Rugamba nawe ati iby'iki gitabo ntago mbizi. Aceceke gatoya cyane, uwo ni Kibibi, hane ndagukunda. Agiye kumwegamamo haba umutingito, amacupa y'inzoga aramenagurika, marayika araza bahagarara hagati arabiyereka bose. Reka twumve uko agiye kubabwira. Uwo ni marayika uri hagati yabahagazemo. Umva amagambo hano: ni njye Uwiteka Imana yanyu ibarinda, ni njye ushyigikiye urukundo rwanyu uhereye igihe mwagambiriraga kujya kwa muganga. Satani ntiyatuje, yifuje gutwara ubuzima bw'umukunzi wawe Kibibi. Nanjye nibwo nagendereye mama wawe igihe, reka batugarura igihe yamugendereraga nyine, nabyo tubibone ntago twari twarabibonye. Marayika yagendereye nyina wande, nyina wa Rugamba. Umuhungu wawe Rugamba ameze ate? Sengera umukazana wawe kuko ari mu kaga, kandi ngira ngo ibibahiga urabizi. Ngaho ntago twe tubizi. Nyina wa Rugamba ku kanya arapfukama arasenga. Marayika aracyari kubabwira inkuru ko yagenze n'ubundi. Ubwo nibwo nahise ngenderera uzaba nyokobukwe ari we mama wa Kibibi. Marayika arimo arabwira Rugamba ku kanya, reka batugarure yamugendereye nyina wa Kibibi nyine uzaba nyirabukwe wa Rugamba. Umukobwa wawe Kibibi ameze ate? Genda utegeke rero abaganga baze kubwira umukobwa wawe ko atabyara, kandi ugire vuba Rugamba na Kibibi batarafata ibisubizo. Nanjye ndaza gutuma abaganga babyemera uko nguko. Ni njye Uwiteka uza gutatanya Rugamba na Kibibi bagafata ibisubizo batari kumwe. Nguko uko byagenze burya we. Reka twigarukira ako kanya rero. Bari batugaruye igihe yagendereraga uwo mubyeyi. Marayika ku kanya aracyavuga, ibyo byose byari ukugira ngo ndinde umukunzi wawe. Rero umwana uri mu nda y'umugore ni umugisha wanyu, azitwa Ngabo. Ariko kuko wasuzuguye ukajya mu kabari ukanywa ugasinda, namaramaje kuguhana wowe Rugamba. Nawe Kibibi ntuterwe ubwoba n'icyo wagambiriye kuri uwo mwana, kandi Ngabo umukunde cyane. Ngaho murabyibuka neza yuko uyu mwana atari mu nda ya Kibibi, ahubwo ari mu nda ya Aneti. Ni diru kano kanya Kibibi ari gukina umugabo we. None mwumvise uko marayika avuze. Ngaho mwumvise yuko n'umugambi wuko uyu mugore atabyara ntago byari byo byajyanywe n'uriya mubyeyi nyine uzi ibibahiga. Marayika aramugendera ati ngira ngo ibibahiga urabizi, nyaruka ujye kwa muganga ubabwire uko nguko. Mwabyumvise? Niba mutabyumvise musubize inyuma mugasobanukirwe neza. Reka twikomereze. Urumva mu rugo kwa Rugamba, hanyuzemo igihe runaka. Bebe, kinda yawe itagaragara n'ukubera iki? Kibibi
sheri ahubwo imana ishimwe ubwo se amezi atatu gusa ashize dukoze ubukwe kandi hane wibuke ko twakoze ubukwe maze amezi 2 ntwite ibyo urabyirengagije Rugamba yego nyine ubwo se si amezi 5 ashize ngabo wacu amaze mu nda yawe ayo mezi 5 ni make ako kanya ashaka gukoraho Kibibi yego nyine ahubwo ni ugushima imana ko abaturanyi batamenye ko wanshatse ntwite aceceke gato ahubwo shu uzi ko n'ubundi amezi 5 ashize ntarasura mama Rugamba yo kubera iki ejo uzagende ese ubundi ninde uba wakubujije kumusura upfa kutazambwira ngo tujyane kuko urabizi mba mfite akazi kenshi abantu barashakanye nako murakumvise mugataye mu gutwi twaherukaga nawe hanyuzemo igihe mwabyumvise ibyacu birihuta twageze noneho kwa nyina wa Kibibi yagiye kubasura nyina wa Kibibi batangiye n'ibiganiro nyina wa Kibibi oya mwana wa ntibihagije kuko n'umukwe wanjye urumva ndamukumbuye kuki waje wenyine Kibibi oya mama nawe ukwiye gutekereza ko kuza njyenyine biguhagije wowe naneti mukwiye kujya mwibukiranya rega ko iyo ari gahunda itazwi n'umuntu uwo ari we wese urumva uzi ukuntu byari bigiye kungora kuza njyenyine avuga ngo tuzane none nawe urivugisha utyo mama mwagemwe nyina mwana wabeshye iki Rugamba cyatumye mutazana yubika umutwe mwana wanjye rero Kibibi ibi bintu byo kubeshya ndabirambiwe bizarangira ryari koko Aneti nanirwe kurambirwa njyewe unaniwe ubu se amezi asigaye mwumva azarangira ryari ngo murarambiwe se nimwe mutwite Kibibi oya mama ntacyo namubeshye ahubwo yahise yibuka ko afite akazi nyine ahindukirira Aneti uwo ni Kibibi Aneti nizere ko ngabo wanjye ameze neza mu nda yawe Aneti ameze neza dore mama wawe yakujije kwinywera kamwe ngo ndatwite ngo nzongera kunywa agacupa ntabyaye kweri abanza naho nasikingize ngo nzakizwa da gusa umukecuru amfata neza ku buryo mba numva n'uburara bumwe nahoranye mu kabari bugenda bunshiramo buhoro buhoro umukecuru mama wa Kibibi nyine Aneti mwitaho da kandi nsigaye numva ameze nk'umwana wanjye pe ahinduke seriyeze cyane ese mwana wa ubundi ko nakubwiye ko biriya bintu hari ibintu Uwiteka yateguye akambwira ngo ningende mbwira abaganga ngo baze kukubwira kuri ingumba utabyara ubundi ubu ni iki cyakubuza kubyarana n'umugabo wawe Rugamba gusa mwana wanjye Kibibi n'ubu sindamenya icyatumye marayika w'Uwiteka ntegeka gukora biriya urumva ntabwo bisobanutse ukuntu marayika w'Uwiteka yaba yarantegetse kubwira abaganga ngo bavuge kuriya oya ntabwo ndabisobanukirwa Aneti murabizi arakaye Kibibi yarambeshye ngo ntabyara none ndabimenye noneho umwana w'ukuri nuzabyarana n'umugabo wawe Rugamba si byose rero njye ndacyafite imyaka mike ndacyakeneye kwirira ubuzima ejo utazampinduka ukampindurana gahunda genda uryamane n'umugabo wawe nanjye inda ndayikuramo nuko bimeze Kibibi ariyumvira Aneti nawe mama munyumve neza biriya bintu marayika yagutumye byose byari ukugira ngo Imana indinde kuko uriya munsi nari gupfa kuko mbere y'uko marayika kugenderera yari yabanje kugenderera mabukwe ubwe yamwisangiye batwereke nanone ya videwo marayika yagendereye nyina wa Rugamba umuhungu wawe Rugamba ameze ate sengera umukazana wawe kuko ari mu kaga kandi ngira ngo ibibahiga urabizi Kibibi akomeza avuge ibihiga uriya muryango rero bisa naho uriya mukecuru ko kabizi uriya mama wa Rugamba arabizi kuko muri uwo mugoroba umwe
nibwo yahise yohereza mesaje ariyinyoherereza njyewe ubwanjye njyewe Kibibi muri telefone yanjye ngo ninibutse umuhungu we gusoma igitabo cyitwa bizabagora kwivanaho uwo muvumo, ariko mujye musenga. Gusa bisa naho ibyabaye byose byatewe n'uko uwo mukecuru yohereje mesaje yakererewe, kubera yuko batwereke nanone videwo Kibibi ari gusoma ya mesaje n'ubundi umuhungu wanjye asoma igitabo cyitwa bizabagora kwivanaho uwo muvumo, ariko mujye musenga kandi agisome mbere yuko mujya kwa muganga. Kibibi akomeza avuge ikindi kandi marayika yaratwisangiye yibwirira Rugamba ko ibyo byose byari ukugira ngo ngarinde umukunzi we, arinde njyewe nyine. Murumva mami, murumva rero ko iyo Uwiteka ataba nari gupfa. Ikindi gituma umwana ntamureka, marayika ubwe yampishuriye gukomeza icyo nagambiriye kuri Aneti. Babitwibutseho gatoya, kandi nawe Kibibi ntuterwe ubwoba n'icyo wagambiriye, kandi Ngabo umukunde cyane. Kibibi ubwo rero murumva ko Ngabo ngomba kumukunda kameme. Aneti ushatse kuvuga ko bafite umuvumo se ubwo? Mama wa Kibibi nawe yungemo amuce mu ijambo, none se mwana wa iby'icyo gitabo urabizi? Kibibi ati ntabyo nzirega. Ahita atekereza yibuke cya gihe umugabo yakiraga mesaje iturutse kuri Service Center Communication, ari nabwo uyu mukobwa yakiraga mesaje iturutse kwa nyirabukwe. Yibuka imyitwarire umugabo we yagize igihe yavugaga ati sheri ibi ngibi urabizi, wabimenye uti? Aha nibyo yari ari gutekereza aka kanya. Akomeze ariko bisa naho umugabo wanjye abizi. Aha reka twikomereze ntabwo dutinda, ahubwo twigerere aho Kibibi atashye ari kujya gutega imodoka avuye gusura iwabo. Mwabimenye yuko Aneti asigaye iwabo kwa nyina wa Kibibi, niho bamuhishe nyuma ya masezerano y'amezi 9 ibihumbi 700 ya buri kwezi. Naho ngaho asigaye aba naho ngaho yihishe kushika igihe azabyarira. None uyu nguyu yavuye kubasura, Kibibi avuye kubasura, nawe ari mu muhanda agiye gutega imodoka ngasubira iwabo. Reka turebe, arebe ku isaha atekereze, erega narindaye kwa mama. Ese kuki buriya navuze ariya magambo menshi kuriya Aneti yumva? Ariko nibyo byiza, niba uwo muvumo wica abakobwa atararangiza gutekereza baramushimuse, ntituzi abari bo. Aho bamujyanye naho ntituhamenye. Uwamushimuse nawe yipfutse mu maso karabaye. Uwamushimuse arimo aragenda ariko amuvugisha n'umujinya mwinshi ati mugenga we mba nkwishe n'ubundi nta cyiza cyawe, ariko kuko nshaka kukubyaza umwana ntago nkwica tu paka ngeze ku ntego yanjye. Barabikoze birarangira. Nuko nyine ntago dutinda, ahubwo reka twigerere mu kanya Kibibi ageze mu rugo iwe. Bamushimuse birarangira, ibyo bakoze mwabibonye, mwanabyumvise. Ubu ngubu Kibibi ageze mu rugo iwe, noneho saza ngaho ahangaho noneho haratangaje hatega amatwi. Kibibi arinjira aruhukira muri dushe. Ako kanya atazuyaje nta handi anyuze, aruhuke he? Muri dushe. Muri saro umugabo we nawe abarinjiye. Rugamba niwe mugabo we murabizi ati shu nari nicariye hariya nagutegereje, nari nagize ngo urarayerega cyangwa hari icyo wabaye, ngwino sunsuhuza nyine. Kibibi muri dushe yambaye swime yicaye ari kurira, afite pregnancy test. Murayizi, abayizi murayizi pregnancy test, ndetse arimo araguma yibuka ibyamubayeho. Murabyibuka namwe ibyamubaye havuye gusura iwabo. Rugamba bimucanga ahaguruke. Ese Kibibi ko adakoma? Uwo ninde? Agende akingure asange Kibibi muri dushe ari kurira, ariko agikingura atarinjira Kibibi ahita ahisha pregnancy test. Kibibi arayihishe bisa naho umugabo atayibonye. Kibibi urarizwa n'iki? Kibibi yihangane abe seriyeze cyane. Mama ararwaye. Rugamba ye
ako kanya adatindiganyije atamubajije byinshi asohoke ajye kwambara agaruke asindagize sheri we amuvane muri dushe. sinzi ukuntu Kibibi yabigenje ngasigaho pregnancy test kandi asize atayihishe. Kibibi atekereze ko nayishe nagaruka akayibona mwuka byaramwe. Rugamba hane ngiye kureba mabukwe uko amerewe. Karabaye. Kibibi atekereza ibintu birankoraho kandi ese iyo mvugisha ukuri nari kubiki katari njye wabyiteye kubanshimiza bakamfata ku ngufu basi iyo mvugisha ukuri. Oya ariko ntago yari kwizera ko nta ruhare nabigizemo uko nabikoze kwari uko nguko. Rugamba ajye mu cyumba yiyambura ibyo yari amaze kwambara kandi oya nako sheri Kibibi ubwoba bumwice amuhindukirizemo ijisho ngo arebe ibyo Rugamba akora byose n'aho ari kujya abona ari kujya mu cyumba. Yaragize ngo agiye muri dushe ariruhutsa gato. Rugamba agaruke vuba vuba yambaye swime. Karabaye yambaye swime. Sheri ngiye kubanza kujya muri dushe ndumva ntagenda ameze uko nguko nanone naba nkabije. Karabaye kandi ya pregnancy test naho ngaho Kibibi bayisize. Murakoze cyane Agent Ambassadors, abafatanyabikorwa baterankunga ndetse n'abakinnyi dufatanyije kwitegura kuyikina. Murabyumva muteye comments zanyu. Yes, mutubwira uko bimeze, uko mubyumva, muri kwisobanukirwa cyangwa bimeze bite nawe. Komezanya natwe ukurikirana ibindi bice bikurikiye. Iki cyari igice cya gatatu, urakomeza wumva n'igice cya kane. Dukomeza tuzayirangiza duhita twinjira mu gikorwa nyirizina cyo kuyikina. Thank you so much. I love you, all of you so much. Sibyo? Duhindure TV. We make you Kigali Yaga.